Mu mujyi wa Kigali hakomeje kugenda hakumvikana inkuru ikomeye cyane, ni inkuru irimo umutingito, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abaturage kenshi cyane, ni hanyuma y'uko ibi bintu bibaye byari biheruka kuba kera cyane, ariko kugeza magingo aya ngaya umupasitoro umwe aje kuba yabigarura. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi wowe ugeze kuri uyu munota ugiduteze amatwi, reka nkomeze kukwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Nimba wabirangije nkwifurije gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi ibyo ukora byose binakomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, cyangwa se nk'uko natangiye kugenda mbibabwira kuri titre cyangwa se kuri thumbnail. Ni mu rusengero rwa ADEPR hamaze kuba habera amarorerwa akomeye cyane, ni kumwe kwa kundi umupasitoro yihengekana umukristo ngo agiye kuba yamusengera amukureho ibyaha byose afite. Kugeza kuri uyu munota nyemerera nkubwire amakuru akomeye cyane, nkuvire imuzi n'umuzingo iby'aya makuru, tuyarebere hamwe ukuntu byari byatangiye, turebere hamwe n'ukuntu byaje kuba byarangira. Mwabantu mwe, ibi bintu bikomeje kugenda bibera mu nsengero nabyo ubwabyo turaje turebe ibyabyo, nimba ari ugusenga kuba kwabajyanye cyangwa se nimba ari ibindi. Kugeza amagingo mukomeje kugenda mubibona nk'uko nabibahaye ku foto, cyangwa se nk'uko nabibabwiye kuri thumbnail ko ari umupasitoro waje kuba yagerageza gufata ku ngufu umukristo wari waje kuba yasenga. Ubwo batangiraga kumusengera atangira kuja mu myuka, dore ko abangaba bajya banuzura imyuka, nibwo pastor yatangiye kuba yatangira gufata ku mabuno y'uyu mugore, noneho hanyuma yaho atangira kuzura imyuka bya nyabyo. Ari muri ayo marorerwa yaje kwisanga noneho ari kumukora ku myanya ye y'ibanga mu rusengero hagati, abakristo bose bareba, habuze n'umwe wagenda kugira ngo abe yamubaza ati ese uri mu biki, kuko njya numva ngo umuntu iyo ari mu mwuka aba yanaguhitana, aba afite ibibaraga byinshi cyane ibidasanzwe. Wa muntu we, nyemerera nkugezeho ayo makuru gatanu kuri gatanu, nyemerera nyakuvire imuzi n'umuzingo, ariko banza unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota. Nanone ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, nibiba byiza urafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru mba naguteguriye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko abagana igihe twibanze kuri politike ndetse na diplomasi mu turere tw'ibiyaga bigari. Ni kuri uno musi ubwo ku cyumweru turi ku itariki ya 5 ukwezi n'ukwa 10 umwaka na wo 2025, nibwo tugiye kwerekeza mu rusengero rwa ADEPR hano mu mujyi wa Kigali. Hakomeje kugenda humvikana amakuru atari meza habe na gatoya. Aya makuru ntabwo ari meza habe na gatoya, mwabantu mwe. Amakuru nk'aya ngaya iri kugenda avugwa ku mupasitoro ndetse n'abakristo be, kandi byatangije n'umupasitoro we ubwe ku giti cye, atari ukuvuga ngo ni abakristo ku bandi bakristo bagenzi babo, ahubwo ari pasitoro we ku giti cye wakomeje kugenda agarukwaho, avugwaho amakuru atari meza habe na gatoya. Ibi bintu ntago byari bihwitse. Kugeza amagingo rero twakomeje kugenda twegera abaturage bari muri urwo rusengero, cyangwa se abakristo bari muri urwo rusengero, nibo bakomeje kugenda badusiga amakuru nk'aya ngaya ashushe gatanu kuri gatanu. Nyemerera dukomeze kugenda twegera imbere tuvuge kuri iyi nkuru yakomeje kugenda bavuga yuko bashobora no kuba bataye muri yombi uyu mupasitoro. Kugeza amagingo rero ashobora kuba ari mu maboko ataraye, kuko ibintu yakoze ntago bihwitse habe na gatoya. Nkuko twakomeje kugenda tubaza abizera cyangwa se abakristo bari bateraniye muri urwo rusengero, bakomeje kugenda baduhereza amakuru atari y'ivumbi. Niyo mpamvu nanjye nkomeje kugira ngo nyaguhereze inkuvire imuzi n'umuzingo iby'iyi nkuru, nkubwire uko byatangiye ndetse nkubwire nuko byaje kuba byarangira. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu. Wowe ugeze kuri uyu munota ukiduteze amatwi, komeza unyereke ko turi kumwe ubicishije mu byo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Byaba byiza cyane uramutse ufunguye n'inzogera kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze. Mu mujyi wa Kigali hakomeje kugenda hakumvikana inkuru ikomeye cyane, ni inkuru irimo umutingito, ni inkuru ikomeje kugenda igarukwaho n'abaturage kenshi cyane, ni hanyuma y'uko ibi bintu bibaye byari biheruka kuba kera cyane, ariko kugeza amagingo aya ngaya umupasitoro umwe aje kuba yabigarura. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi wowe ugeze kuri uyu munota ugiduteze amatwi, reka nkomeze kukwisabira kuba wanyereka ko turi kumwe ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Nimba wabirangije nkwifurije gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi ibyo ukora byose binakomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, cyangwa se nk'uko natangiye kugenda mbibabwira kuri titre cyangwa se kuri thumbnail. Ni mu rusengero rwa ADEPR hamaze kuba habera amarorerwa akomeye cyane, ni kumwe kwa kundi umupasitoro yihengekana
Kristo ngo agiye kuba yamusengera amukureho ibyaha byose afite. Kugeza kuri uyu munota nyemerera nkubwire amakuru akomeye cyane, nkuvire imuzi n'umuzingo iby'aya makuru, tuyarebere hamwe ukuntu byari byatangiye, turebere hamwe n'ukuntu byaje kuba byarangira. Mwabantu mwe, ibi bintu bikomeje kugenda bibera mu nsengero nabyo ubwabyo turaje turebe ibyabyo, nimba ari ugusenga kuba kwabajyanye cyangwa se nimba ari ibindi. Kugeza amagingo mukomeje kugenda mubibona nk'uko nabibahaye ku foto cyangwa se nk'uko nabibabwiye kuri thumbnail ko ari umupasitori waje kuba yagerageza gufata ku ngufu umukristo wari waje kuba yasenga. Ubwo batangiraga kumusengera atangira kuja mu myuka, dore ko abangaba bajya banuzura imyuka, nibwo pastor yatangiye kuba yatangira gufata ku mabuno y'uyu mugore, noneho hanyuma yaho atangira kuzura imyuka bya nyabyo. Ari muri ayo marorerwa yaje kwisanga noneho ari kumukora ku myanya ye y'ibanga mu rusengero hagati, abakristo bose bareba, habuze n'umwe wagenda kugira ngo abe yamubaza ati ese uri mu biki, kuko njya numva ngo umuntu iyo ari mu mwuka aba yanaguhitana, aba afite ibibaraga byinshi cyane ibidasanzwe. Wa muntu we, nyemerera nkugezeho ayo makuru gatanu kuri gatanu, nyemerera nyakuvire imuzi n'imuzingo, ariko banza unyereke ko turi kumwe kugeza kuri uyu munota. Nanone ubicishije mu buryo bwo gufungura ibuto ya subscribe, nibiba byiza urafungura inzogera kugira ngo tujye dukomeza kubana gatanu kuri gatanu mu makuru mba naguteguriye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yaho, dore ko abagana igihe twibanze kuri politike ndetse na diplomasi mu turere tw'ibiyaga bigari. Ni kuri uno musi uwo ku cyumweru turi ku itariki ya 5 ukwezi n'ukwa 10 umwaka na wo 2025, nibwo tugiye kwerekeza mu rusengero rwa ADEPR hano mu mujyi wa Kigali. Hakomeje kugenda humvikana amakuru atari meza habe na gatoya. Aya makuru ntabwo ari meza habe na gatoya, mwabantu mwe. Amakuru nk'aya ngaya iri kugenda avugwa ku mupasitoro ndetse n'abakristo be, kandi byatangije tangije n'umupasitoro we ubwe ku giti cye, atari ukuvuga ngo ni abakristo ku bandi bakristo bagenzi babo, ahubwo ari pasitoro we ku giti cye wakomeje kugenda agarukwaho avugwaho amakuru atari meza habe na gatoya. Ibi bintu ntago byari bihwitse. Kugeza amagingo rero twakomeje kugenda twegera abaturage bari muri urwo rusengero cyangwa se abakristo bari muri urwo rusengero, nibo bakomeje kugenda badusiga amakuru nk'aya ngaya ashushe gatanu kuri gatanu. Nyemerera dukomeze kugenda twegera imbere tuvuge kuri iyi nkuru yakomeje kugenda bavuga yuko bashobora no kuba bataye muri yombi uyu mupasitori. Kugeza amagingo rero ashobora kuba ari mu maboko ataraye, kuko ibintu yakoze ntago bihwitse habe na gatoya. Nkuko twakomeje kugenda tubaza abizera cyangwa se abakristo bari bateraniye muri urwo rusengero, bakomeje kugenda baduhereza amakuru atari y'ivumbi. Niyo mpamvu nanjye nkomeje kugira ngo nyaguhereze inkuvire imuzi n'imuzingo iby'iyi nkuru, nkubwire uko byatangiye ndetse nkubwire nuko byaje kuba byarangira. Reka nkwifurize gukomeza kugubwa neza, ndetse kandi ibyo ukora byose bikomeze bikugendekere neza gatanu kuri gatanu. Wowe ugeze kuri uyu munota ukiduteze amatwi, komeza unyereke ko turi kumwe ubicishije mu byo bwo gufungura ibuto ya subscribe. Byaba byiza cyane uramutse ufunguye n'inzogera kugira ngo dukomeze tubane gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza. Reka nguhereze ikaze.